Murakoze. Iyi nama nk'uko mwabibonye ni inama yahuje abacuruzi mu nzego zinyuranye bafite uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi no gutunganya umusaruro uturuka ku kigori. Harimo abahagarariye amakoperative y'abahinzi b'ibigori, harimo abantu bafite inganda zitunganya ibigori ari nini ari n'iziciriritse, hakaba harimo n'inzego za leta zishinzwe gukurikirana ibibazo by'ubucuruzi uhereye kuri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative n'abandi. Icyo tugamije mu by'ukuri muri porogaramu ubu ngubu ziri muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, turi kugenda dushaka uburyo twakubaka ibyo mu Cyongereza bakunze kwita commodity value chain, kugira ngo abantu bari muri shene itunganya cyangwa se ifite aho ihuriye n'igicuruzwa iki n'iki bagire imikoranire ituma mu by'ukuri ubucuruzi bushingiye kuri icyo gicuruzwa bugenda butera imbere. Ni ibyo ngibyo rero twaganiragaho. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu minsi ishize yakoze isesengura tureba ibibazo by'imikoranire biri muri value chain y'ibigori, kugira ngo dushake uburyo twahuza ababifitemo uruhare kugira ngo tugire gahunda. Hari mu by'ukuri ikigaragara ni uko hari igihe umusaruro w'ibigori wigeze kwihuta uba mwinshi, ariko ubucuruzi bwabyo mu by'ukuri ugasanga bwo bwasigaye inyuma, ntabwo uranozwa neza. Tuza kugira ibibazo, murabyibuka mu myaka y'2009 mu mwaka wa 2010 ibigori byareze biba byinshi, biba ikibazo ku isoko, abaturage batangira gucika intege kuko umusaruro wagabanutse cyane. Kuva icyo gihe rero ubu ngubu leta yafashe ingamba ziriho zifatika, ngira ngo musigaye mubona yuko nta bigori bikera ngo bibure isoko, bibe byabaye intandaro y'igiciro kimanuka cyane ku buryo umuturage yacika intege. Buriya ntabwo ari ibintu byikoze, hari politike nyinshi zashyizwe mu bikorwa. Hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi bw'ibinyampeke n'ibinyamisogwe cyitwa RGCC, kigiye kumara imyaka 2 gikora. Ubu ngubu mu by'ukuri ni ikigo kimaze kugira ubushobozi ku buryo iyo umusaruro weze kijya ku isoko kikagura, kigahunika, hanyuma kikazagenda kiwucuruza kuba mukeya ku isoko. Hari n'iyi commodity exchange nk'uko mwakurikiye mu biganiro byabaye, ingamba zayo irafite gahunda ubona izatuma rwose mu byerekeye ubucuruzi bw'ibicuruzwa bimwe na bimwe, cyane cyane nk'ibi ngibi tuvuga by'ibinyanteke, ibinyamisogwe ndetse n'ibindi nk'amakawa, ibyayi, parethrум ndetse n'amabuye y'agaciro, ubucuruzi bwabyo buzajya ku murongo ku buryo bufatika. Dusanga rero izo institution nshyashya zimaze kujyaho ziri kuzana impinduka ikomeye cyane ituma twakwizera yuko ubucuruzi shene yabwo guhera ku musaruro ku muhinzi kujyana hejuru buzagenda burushaho gusubira mu buryo. Ariko ntabwo twakwirengagiza inama yatweretse yuko hari ibibazo bikomeye cyane, navuga bigeze kuri 3. Ikibazo cya mbere ni amakoperative y'abahinzi b'ibigori. Ntabwo turabona menshi cyane agirirwa icyizere n'amabanki kugira ngo iyo umusaruro weze amabanki abaha amafaranga bashobore kugura ibigori by'abanyamuryango babo, noneho bashobore kuba babitunganya neza, babyumishe neza, babigosore neza, babishyire mu mifuka neza, bashobore kubicuruza ku buryo bwiza bitonze badahendwa. Ibyo kandi biganashingira no ku mpamvu z'uko ahenshi usanga nta mbuga bafite zo kubisaruriraho, nta bwanikiro busobanutse, nta n'amangazini yo kubibikamo ameze neza, ndetse n'ubumenyi bwo kubitunganya kugira ngo bazashobore kubicuruza bimeze neza. Ahenshi ibyo bintu ntabwo bihari. Ubona ari ahantu hagisaba gushyirwa ingufu. Ikindi kigaragara ni uko ubu dufite inganda nyinshi zitunganya umusaruro uturuka ku bigori. Hari uruganda runini dufite rwitwa Minimex rukora neza, ubona rumaze no kugera ku ntera ishimishije. Hakaba n'izindi nganda ntoya nyinshi cyane zirenga 70 ziri mu gihugu hirya no hino zitunganya umusaruro, ariko ubona zifite ibibazo nabyo byaganiriweho muri iyi nama tugomba kubafasha gukemura. Ariko icy'ingenzi ni ukuntu usanga izo nganda nta bufatanye mu mikorere n'abahinzi b'ibigori bwari bwaboneka, kandi mu byo usanga iyo bibayeho ariho
ibibazo bigenda birushaho gukemuka. So mu myanzuro yafashwe muri iyi nama cyane cyane naho ngaho yagiye iganisha gushaka uburyo ibibazo byakemuka. Twashyizeho itsinda ry'ibigo ubona mu by'ukuri bifite gahunda iganisha gukemura ibyo bibazo. Hari Community Exchange, hakabamo RGCC ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative. Twumvikanye yuko mu gihe cy'ukwezi kumwe baba bamaze kubona byibura amakoperative afatika afite ibyangombwa bihagije, twagira amakoperative fatizo yo gutunganya ku buryo budasubirwaho ubucuruzi bushingiye ku bigori. Ayo makoperative bakayakorera isesengura ry'ibibura kugira ngo twizere yuko biriya bibazo byose bijyanye no gukora n'amabanki, bijyanye no kugira ibikorwa remezo byangombwa kugira ngo bashobore gutunganya umusaruro bawugurishe neza, ndetse no gushakisha uburyo bayahuza n'inganda kugira ngo bashobore kuba bagira ubufatanye buhoraho, bigire gahunda tugenderaho, bitangire bishyirwe mu bikorwa ku buryo nko mu gihe cy'amezi 12 twaba twizera yuko ayo makoperative rwose yageze ku rwego yaba akora neza ku buryo iyi gahunda yose iri muri iyi sektori yaba imaze gushyirwa mu bikorwa. Ndumva ari inama yagize akamaro kandi yafashe n'imyanzuro myiza. Murakoze. Mu by'ukuri abahinzi babijyana mu bamamyi si ukubera ko batari mu makoperative. Ikibazo kinini cyane ni uko ayo makoperative barimo nta mafaranga kashi aba afite ibigori byeze, kandi umuturage we yasaruye aba akeneye kwikenura. Hanyuma umumamyi we araza afite kashi, kwa kuza afite kashi, koperative yawe nta mafaranga ifite akaguhenda akakwihererana akaguha amafaranga, bikagenda gutyo. Ku buryo dutekereza yuko kiriya kibazo cyo kugira ngo amakoperative agire ubushobozi afashwe gukora n'amabanki kugira ngo igihe ibigori byeze ajye abona amafaranga yo kugura umusaruro w'abanyamuryango wayo, nibijya mu bikorwa ibibazo byinshi cyane bizakemuka. Sawa.